Eddy Kenzo umwe mu basuri navuga ko bari mu bihe byiza cyane. Eddy Kenzo yagizwe umujyanama wa Perezida Museveni mu gihe umuhanzi wo bita Eddy Kenzo wamamaye nka Eddy Kenzo birumvikana yagizwe umujyanama mukuru wa Perezida Kaguta Museveni mu bijyanye n'ubuki n'ubuhanzi. Mu by'ukuri rero ibyuko Eddy Kenzo yahawe uyu mwanya byatangajwe n'umugore we usanzwe ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Uganda bita Fiona Nyamutoro. Mu by'ukuri rero mu butumwa uyu mugore yakishije ku rubuga rwa cyase ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter yaragize ati yamushimiye ati nishimiye umwanya wahawe ukwiriye rwose. Mu by'ukuri rero nterwa ishema nawe buri gihe asozanya akamenyetso keke akumutima. Mu by'ukuri arangije ati wakoze cyane nyakubaha Perezida Kaguta Museveni. Eddy Kenzo mu by'ukuri rero yahawe uyu mwanya mu gihe yari asanzwe ayoboye ihuriro ry'abakora umuziki muri Uganda rizwi nka Uganda National Musician Music Federation yitwa ngo ni Uganda National Musician Federation. Mu yandi magambo ndetse yongeye gutorerwa uyu mwanya umwaka ushize. Mu by'ukuri rero uyu muhanzi kandi ni inshuti yakadasohoka ya Perezida Museveni. Mu by'ukuri ni mu gihe rero kandi Eddy Kenzo amaze atangiye gukundana n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Uganda bita Fiona Nyamutoro. Mu by'ukuri rero uyu muhanzi muri Kamena birukana uyu muhanzi yamenyekanywe mu muryango wa Fiona Nyamutoro, bityo rero ibiyemeza gutangira urugendo rushyashya rw'ubuzima nk'umugabo n'umugore bose bahawe umugisha n'ababyeyi ba Nyamutoro. Mu by'ukuri rero urumva ko n'umusore uri mu bihe byiza cyane kuko burya ngo Nyamutoro niwe watangaje ko Eddy Kenzo yabaye umujyanama mukuru mu by'ubuhanzi. Yabaye nyine we yatangaje Nyamutoro niwe watangaje ko Eddy Kenzo yabaye umujyanama mukuru mu by'ubuhanzi wa Perezida Museveni. Mu by'ukuri Eddy Kenzo rero yahawe uyu mwanya mu gihe yari asanzwe ayoboye ihuriro ry'abakora nyine umuziki muri Uganda rizwi nka Uganda National Musician Federation. Mu by'ukuri rero yemwe reka tumwifurize ibihe byiza, ari kumva ko turamwifuriza inshingano nziza no kubikora neza, ari kumva ko uyu ni umwe mu masore baryohewe cyane hamwe ni na birumvikana akanahirwa rero no kuba afite n'umugore umukunda cyangwa se umukobwa umukunda witwa ngo ni Fiona Nyamutoro. Mu by'ukuri rero Fiona Nyamutoro rero yakomeje amwifuriza ibihe byiza, akomeza avuga ati anarenza n'akantu keke kagatima mu yandi magambo ko kugaragaza akanyamuniza ak'urukundo nikunda burya ngo n'uyu musore kuko burya ngo wo bita ngo ni Eddy Kenzo. Byanakomeje bivugwa cyane byatangiye bivuga abantu babihakana ariko beza kurangiza byemewe cyase beza kurangiza nabo ubwabo babigaragaje ko rwose bakundana. Nk'urugero uyu bita ngo ni Eddy Kenzo n'uyu mugore we witwa ngo ni n'uyu musheri we witwa ngo ni Fiona Nyamutoro. Mu by'ukuri Fiona Nyamutoro rero na Eddy Kenzo reka tubifurize mu rukundo bitewe niko abana bari kuje barakundana urukundo rutari igipande. Yemwe reka tubifurize rero ishya nihirwe mu rugendo rwabo, ariko none urumva ko Eddy Kenzo araryoshye, ari mu bihe byiza cyane rwose byo kugira byo kwaguka mu buryo bwose bugaragara. Yemwe reka mbashimire cyane rero niduhura ubutaha ubundi asigaye mu gukora subscribe.